Impanuka irarenze urugero ifite isura mbaya. Ubona ko umuntu yari munsi y'amapine, munsi y'imodoka n'inyamura yafashwemo. Ntabwo wagiye ngureba neza. Isigaye ku modoka hano witonze ukareba abaganga ubwo baje nawe wabibona. Imodoka imukubitiye hari hirya agiye kuvoma, agiye kwambuka umuhanda. Arangije iramukururanye ibiti muzana ahangaha ni hisi hagarara. Shoferi nawe barasohotse agenda gake gate, ageze hirya ahita afatiraho abaragiye. Imodoka imukubitiye hari hirya agiye kuvoma, agiye kwambuka umuhanda. Arangije iramukururanye ibiti muzana ahangaha ni hisi hagarara. Shoferi nawe barasohotse agenda gake gate, ageze hirya ahita afatiraho abaragiye. Nuko nguko byagenze. Umudamu yaragiye kuvoma ari kwambuka umuhanda. Imodoka iragumira mukururana kandi umushoferi yabibonye. Imodoka yirukaga cyane se? Ntago yirukaga cyane, yagendaga gakeya. Umushoferi we yari yanabonye ko ari no mu nzira, arangije ahita amukomezanya. Baba paritse ahangaha ariko bitabirangira ko. Uko mwabibonye wenda ni umugenzi wambutse atarebye cyangwa wenda n'umushoferi ntabwo? Yambutse umuntu uza umugenzi yabonye ko imodoka iri imbere ye, birangira nyine imodoka ise imusa nk'imuhunga, birangira umugenzi ahise yikubitamo. Akimara kwikubitamo bibaye gutyo nyine. Ni nk'impanuka zabaye, nta kundi kuntu twabivuga pe. Ni nko kuba twabyihanganira, ukihangana. Muri make yasinze ukuntu byagenda, ni ibintu bibabaje cyane. Birababaje cyane pe. Umva sangahera hashize nk'iminota nka 30 bibaye. Uno mukobwa yaragiye kwambuka, azasanga uno muntu yagiye kumudepansa, we azamusanga. Mukumusanga rero niko ahise amukubita abura uko ahagarara, arakomeza aragenda muparikiye hano. Nuko nkuko nabibonye. Yari yambutse satarebye impande n'imana. Ntabwo yari byambutse yirukanka. We yambutse yirukanka, uyu nguyu nabura ukuntu ahagarara, abaramwambaye amuparikiye hano gaho. Shoferi yayisajya. Shoferi ntago nzi ahantu yayisajya. Yanyomba itagenda. Yahise avamo itagenda, yavuye mu modoka itagenda. Yari yambaye ishati y'ubururu. Umupira w'ubururu. Ajya kuvoma. Dore ijerekani ngiri. Ni impanuka mubona ifite iyihe sura mukurikije ibyo muri kureba? Teye ubwoba cyane. Umugongo wose wamanyaguritse. Kandi noneho byanye n'icyuma cyafashe mu mugongo. Ibi bintu ngiye mbibonye none ahangaha niyo nari nkihagera, ariko jewe uburyo mbibonyemo, mbonye uriya mushoferi ari we uri mu makosa, bitewe nuko umudamu yambutse afite ijerekani, undi aramubona ntiyafunga imodoka. None umudamu kubera ko yarebaga inyuma n'imihepfo na ruguru, arambuka ahita kubitana n'uwe bakubitanira hano. Imodoka biramugonga. Shoferi niyahagarara arakomeza aramukurura, areba anamuvanye kumugeza hari, amukurura kiriya cyuma na buriya cyamufashe mu mugongo. Nuko nguko mbibonye. Avuyemo anyura mu bantu gutya agenda nyomboka aragenda. Yabuze. Ni impanuka mubona ifite Yesu. Ni impanuka rwose iteye ubwoba cyane, ariko urabona n'umuntu aracyavirirana. Ibyo muri kubona nyine, muri kubona uriya muntu asizate yangiritse. Uriya muntu yangiritse ahubwo sinzi ko azanabaho. Naburiye icyuma cyarafashe. Naburiye hari icyuma cyamufashe mu mugongo. Naburiye harimo hariya ahubwo akeneye ubutabazi. Uburyo nka ambulance yabihageze. Turasaba ko ambulance yaza rwose ikahagera ikamutabara akihumeka. Turasaba ubutabazi.
mukuru rimugeza yaravuye kuvoma noneho agiye kwambuka iyi modoka yirukankaga yari yabanje guhagarara kuri santere noneho irangije impanuka yirukanka imukubita hariya iramukurura imugeza mwaha umushoferi ahita asohoka amahita acariruka yagiye mahoro yani uko mwabibonye se wenda ni umugenzi wambutse atashishoje cyangwa umushoferi ya kwambuka atashishoje umushoferi agomba kugira ngo adebe imbere ye ntabwo agomba kwirukanka kuko umuntu ashobora no kwambuka atarabye ariko akabarareba urumva ko amakosa yasa y'umugenzi ntawe umushoferi wirukankaga hanyuma ni impanuka mubona ifite ingeso oya ni impanuka irenze urugero ifite isura mbaya ubona ko umuntu yari munsi y'amapine munsi y'imodoka n'inyamara yafashwemo ntabwo wowe wagiyeho ngo urebe neza isigaye ku modoka hano witonze ukareba abaganga ubwo baje nawe wabibona ariko birarenze urugero hitwa ikiruhura hano akagari ka Nyabugogo umurenge wa Kigali yes hanyuma wenda murasaba iki ku bijyanye n'izi mpanuka zo mu mihanda none twasaba iki se twakora impanuka usibye Imana yonyine yarinda umuntu n'Imana yarinda umuntu ntacyo twakora twebwe none wareka kugenda ntabwo byakunda umubyeyi yaragiye kuvoma irahari yari hariya iriteretse hariya n'umupolisi yikuyeho yes hari undi mwana w'umukobwa hano bari kumwe we yasimbutse yajya kubakubita ari babiri yes merci murakoze nawe amadodani wa mugari hano kubera ko imodoka ziriruka cyane bashyizemo dodani guturuka hino ya disantere bakayashyira dodani nawe bakayashyira indi hano kuri yanza n'aha hepfo gatoya mu ikorosi byaba byiza bakazajya basha kugabanya umuvuduko byaba byiza merci imodoka imukubitiye hariya hirya agiye kuvoma agiye kwambuka umuhanda arangije iramukururanye ihita imuzana ahangaha niho ihagarara shoferi nawe barasohotse agenda gake gate ageze hirya ahita afatiraho abaragiye nuko nguko byagenze umudamu yaragiye kuvoma ari kwambuka umuhanda imodoka iragumira mukururana kandi umushoferi yabibonye imodoka yirukaga cyane ntago yirukaga cyane yagendaga gakeya umushoferi we yari yanabonye ko ari no mu nzira arangije ahita amukomezanya baparitse ahangaha ariko bihita birangira ko uko mwabibonye wenda ni umugenzi wambutse atarebye cyangwa wenda n'umushoferi ntabwo yambutse umuntu uza umugenzi yabonye ko imodoka iri imbere ye birangira nyine imodoka ise imusa nk'imuhunga birangira umugenzi ahise yikubitamo akimara kwikubitamo bibaye gutyo nyine ni nk'impanuka zabaye nta kundi kuntu twabivuga pe ni nko kuba twabyihanganira ukihangana muri makeya sinzi ukuntu byagenda ni ibintu bibabaje cyane birababaje cyane pe mva sangahera
hashize nk'iminota nka 30 bibaye. Uno mukobwa yaragiye kwambuka aza asanga uno muntu yagiye kumudepansa we aza amusanga mu kumusanga rero niko ahise amukubita aburwahagarara arakomeza aragenda muparikiye hano nuko nkuko nabibonye. Yari yambutse satarebye impande ya ntabwo yari byambutse yirukanka we yambutse yirukanka uyu nguyu nabura ukuntu ahagarara abaramwambaye amuparikiye hano ngaho. Shoferi yayisajya shoferi ntabwo nzi ahantu yayisajya yahise avamo itagenda yavuye mu modoka itagenda yari yambaye ishati y'ubururu umupira w'ubururu yajyaga kuvoma dore n'ijerekani ngiriya. Ni impanuka mubona ifite iyihe sura mukurikije ibyo muri kumwe? Teye ubwoba cyane umugongo wose wamanyaguritse kandi noneho byanye n'icyuma cyafashe mu mugongo. Ibi bintu ngiye mbibonye none aha ngaha niyo nari nkihagera, ariko jewe uburyo mbibonyemo mbonye uriya mushoferi ari we uri mu makosa bitewe nuko umudamu yambutse afite ijerekani undi aramubona ntiyafunga imodoka. None umudamu kubera ko yarebaga inyuma n'imihepfo na ruguru arambuka ahita akubitana n'uwe bakubitanira hano imodoka biramugonga. Shoferi niyahagarara arakomeza aramukurura areba anamuvanye kumugeza hariya amukurura kiriya cyuma na buriya cyamufashe mu mugongo. Nuko nguko mbibonye avuyemo anyura mu bantu gutya agenda nyomboka aragenda yabuze. Ni impanuka mubona ifite iyihe? Ni impanuka rwose iteye ubwoba cyane, ariko urabona n'umuntu aracyavirirana. Ibyo muri kubona nyine muri kubona uriya muntu asize uriya muntu yangiritse ahubwo sinzi ko azanabaho. Naburiye icyuma cyarafashe naburiya hari icyuma cyamufashe mu mugongo naburiya harimo hariya ahubwo akeneye ubutabazi uburyo nka ambulance yabihageze. Turasaba ko ambulance yaza rwose ikahagera ikamutabara akihumeka. Turasaba ubutabazi. Mukuru uri mugeza yaravuye kuvoma none agiye kwambuka imodoka yirukankaga yari yabanje guhagarara kuri santere noneho irangije impanuka yirukanka imukubita hariya iramukurura imugeza mwaha umushoferi ahita asohoka amahita acariruka yagiye mahoro yana. Uko mwabibonye se wenda ni umugenzi wambutse atashishoje cyangwa umushoferi? Kwambuka atashishoje umushoferi agomba kugira ngo adebe imbere ye, ntabwo agomba kwirukanka kuko umuntu ashobora no kwambuka atarabye ariko akabarareba. Urumva ko amakosa yasa y'umugenzi ntawe umushoferi wirukankaga. Hanyuma ni impanuka mubona ifite ingeso? Ni impanuka irenze urugero, ifite isura mbaya. Ubona ko umuntu yari munsi y'amapine munsi y'imodoka n'inyamara yafashwemo, ntabwo wagiye wongureba neza isigaye ku modoka hano witonze ukareba abaganga ubwo baje nawe wabibona, ariko birarenze urugero. Hitwa Ikiruhura hano akagari ka Nyabugogo umurenge wa Kigali. Yes. Hanyuma wenda murasaba iki ku bijyanye n'izi mpanuka zo mu mihanda? None twasaba iki se twakora impanuka usibye Imana yonyine yarinda umuntu? Ni Imana yarinda umuntu, ntacyo twakora twebwe. None wareka kugenda ntabwo byakunda. Umubyeyi yaragiye kuvoma irahari yari hariya iriteretse hariya n'umupolisi yikuyeho. Yes. Hari undi mwana w'umukobwa hano bari kumwe we yasimbutse yaragiye kubakubita ari babiri. Yes. Merci murakoze nawe. Amadodani wa mugani hano kubera ko imodoka ziruruka cyane bashyizemo dodani guturuka hino ya disantere bakayashyira dodani nawe bakayashyira indi hano kuri yanza n'aha hepfo gatoya mwikorosi byaba byiza bakazajya basha kugabanya umuvuduko.
byaba byiza. Merci. Hano kubera ko imodoka ziriruka cyane bashyizemo dodani guturuka hino ya disantere bakayashyira dodani nawe bakayashyira indi hano kuri yanza n'aha hepfo gatoya mu ikorosi byaba byiza bakazajya basha kugabanya umuvuduko byaba byiza. Merci. Imodoka imukubitiye hariya hirya agiye kuvoma agiye kwambuka umuhanda, arangije iramukururanye ihita imuzana ahangaha niho ihagarara. Shoferi nawe barasohotse agenda gake gate, ageze hirya ahita afatiraho abaragiye. Nuko nguko byagenze. Umudamu yaragiye kuvoma ari kwambuka umuhanda. Imodoka iragumira mukururana kandi umushoferi yabibonye. Imodoka yirukaga cyane. Ntago yirukaga cyane, yagendaga gakeya. Umushoferi we yari yanabonye ko ari no mu nzira, arangije ahita amukomezanya. Baparitse ahangaha ariko bitabirangira ko. Uko mwabibonye wenda ni umugenzi wambutse atarebye cyangwa wenda n'umushoferi ntabwo yambutse umuntu uza umugenzi yabonye ko imodoka iri imbere ye, birangira nyine imodoka ise imusa nk'imuhunga, birangira umugenzi ahise yikubitamo. Akimara kwikubitamo bibaye gutyo nyine, ni nk'impanuka zabaye, nta kundi kuntu twabivuga pe. Ni nko kuba twabyihanganira, ukihangana. Muri make sinzi ukuntu byagenda, ni ibintu bibabaje cyane, birababaje cyane pe. Umva sangahera hashize nk'iminota nka 30 bibaye. Uno mukobwa yaragiye kwambuka, aza asanga uno muntu yagiye kumudepansa, we aza amusanga. Mu kumusanga rero niko ahise amukubita abura uko ahagarara, arakomeza aragenda muparikiye hano. Nuko nkuko nabibonye. Yari yambutse satarebye impande ya ntabwo yari byambutse yirukanka. We yambutse yirukanka, uyu nguyu nabura ukuntu ahagarara, abaramwambaye amuparikiye hano ngaho. Umushoferi yahise ajya
shoferi ntabwo nzi ahantu yahise ajya gusa itagenda yahise avamo itagenda yavuye mu modoka itagenda yari yambaye ishati y'ubururu umupira w'ubururu yajyaga kuvoma dore n'ijerekani ngiriya ni impanuka mubona ifite iyihe sura mukurikije ibyo muri kumwe teye ubwoba cyane umugongo wose wamanyaguritse kandi noneho byanye n'icyuma cyafashe mu mugongo. ibi bintu ngewe mbibonye none aha ngaha niyo nari nkihagera ariko ngewe uburyo mbibonyemo mbonye uriya mushoferi ari we uri mu makosa bitewe n'uko umudamu yambutse afite ijerekani undi aramubona ntiyafunga imodoka none umudamu kubera ko yarebaga inyuma hepfo na ruguru arambuka ahita akubitana n'uwe bakubitanira hano imodoka biramugonga shoferi niyahagarara arakomeza aramukurura areba anamuvanye kumugeza hariya amukurura kiriya cyuma na buriya cyamufashe mu mugongo nuko nguko mbibonye avuyemo anyura mu bantu gutya agenda nyomboka aragenda yabuze ni impanuka mubona ifite iyiheso ni impanuka rwose iteye ubwoba cyane ariko urabona n'umuntu aracyavirirana ibyo muri kubona nyine muri kubona uriya muntu asize uriya muntu yangiritse ahubwo sinzi ko azanabaho Naburiye icyuma cyafashe. naburiya hari icyuma cyamufashe mu mugongo naburiya harimo hariya ahubwo akeneye ubutabazi uburyo nka ambulance yaba ihageze turasaba ko ambulance yaza rwose ikahagera ikamutabara akihumeka Turasaba ubutabazi. mukuru uri mugeza yaravuye kuvoma noneho agiye kwambuka iyi modoka yirukankaga yari yabanje guhagarara kuri santere noneho irangije impanuka yirukanka imukubita hariya iramukurura imugeza mwaha umushoferi ahita asohokamo ahita acariruka yagiye mahoro yana uko mwabibonye se wenda ni umugenzi wambutse atashishoje cyangwa umushoferi kwambuka atashishoje umushoferi agomba kugira ngo arebe imbere ye ntabwo agomba kwirukanka kuko umuntu ashobora no kwambuka atarabye ariko akaba arareba urumva ko amakosa asa y'umugenzi ntawe umushoferi wirukankaga hanyuma ni impanuka mubona ifite ingeso ni impanuka irenze urugero ifite isura mbaya ubona ko umuntu yari ari munsi y'amapine munsi y'imodoka n'inyamura yafashwemo ntabwo wowe wagiye wungureba neza isigaye ku modoka hano witonze ukareba abaganga ubwo baje nawe wabibona ariko birarenze urugero hitwa ikiruhura hano akagari ka Nyabugogo umurenge wa Kigali yes hanyuma wenda murasaba iki ku bijyanye n'izi mpanuka zo mu mihanda none twasaba iki se twakora impanuka usibye Imana yonyine yarinda umuntu n'Imana yarinda umuntu ntacyo twakora twebwe none wareka kugenda ntabwo byakunda umubyeyi yaragiye kuvoma irahari yari hariya iriteretse hariya n'umupolisi yikuyeho yes hari undi mwana w'umukobwa hano bari kumwe we yasimbutse yaragiye kubakubita ari babiri yes merci murakoze nawe amadodani wa mugani hano kubera ko imodoka ziruruka cyane bashyizemo dodani guturuka hino ya disantere bakayashyira dodani nawe bakayashyira indi hano kuri yanza n'aha hepfo gatoya mu ikorosi byaba byiza bakazajya basha kugabanya umuvuduko byaba byiza merci